Hello abakunzi ba IBTV Rwanda, turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tubahaye ikaze kuri IBTV Rwanda, tubahaye ikaze kuri Igira Neza TV. Okay. Uyu munsi rero twifuje kubasuhuza muri uyu mugoroba, tubabaza ngo mwebwe iwanyu hameze hati? Twebwe iwacu harakonje. Iwacu harakonje cyane biteye ubwoba. Kandi murimo murabona ahantu turi kuva, dore tuvuye ahantu n'akotsi tuvuye kubumba amatafari. Inyota rero yari yatwishe. Tuba tuvuye mu misozi, twebwe rwose ntabwo twicara pe, kandi murabizi ko tugomba kubaho ibyiza. Rero gutanga ibyiza bisaba kwigora, bisaba gukora cyane, bisaba kutaruhuka. Abakunzi bacu barabizi ibintu byose tubaha tuba twakoze. Ntabwo twebwe twicara ngo dupfe gupapira tubahereze. Oya, bakwiye ibyiza, niyo mpamvu natwe tubashakira ibyiza umunsi ku munsi. Uyu rero turi kumwe bamwita Mama Queen. Muhoza Divine. Okay. Mama Queen. Okay. Channel. Gira Neza TV. Abakunzi banjye mukurikirana IBTV ndabasuhuje. Batari bamenya namwe nimuvaho ngaho kuri IBTV mutambike hirya gatoya kuri Igira Neza TV. Imana yatugiriye neza rero, niyo mpamvu tutayivaho. Twakoze urugendo kugira ngo tuyereke ko twakoresheje ingingo z'umubiri yaduhaye, tuyishimire ibyiza yaduhaye, dutembere ikirere, tuvuge ngo Mana warakoze. Rero musimbukira aho hirya mudusuze, natwe turabakunda. Kandi nimugerayo mukore subscribe, mukore share na comment. Ni ukuri kandi tuhora tubabwira ngo mujye mutubwira icyo twakosora. Iyo umuntu akubwiye ngo ukosora kangaka suba mu buryohewe cyane rwose. Niyo mpamvu rero duhora tubabwira ngo mujye mudufasha, ikiganiro cyose dukoze, ikiganiro mubonye muduheho comment. Oya, ijambo ry'Imana avuga ngo uwo nkunda ndamucyaha. Ubwo niba mudukunda mudusure ku macano yacu, hanyuma mutubwire ngo mukosore ibi ngibi, turifuza ko mwadukorera ibi, turifuza gutaramana namwe. Icy'ingenzi dukora ibintu by'ibitaramo, tugahimbaza Imana, tukavuga ijambo ry'Imana muri ubwo buryo. Hanyuma rero iyo udusuye ukavuga ati rwose mwahimbaje neza, mwaririmbye neza, rwose twumva tugize izindi mbaraga zo kongera gukora. Biremewe kutubwira icyo twakosora, biremewe kudusengera, biremewe kutubwira icyo Imana yakubwiye kuri twebwe. Twebwe ibyo bintu turabyemera. Manuka hepfo kuri comment ugahita utwandikira. Ibyo bintu byose biremewe. Unumva kandi ushaka gushyigikira umurimo w'Imana, nabyo biremewe. Hari akanimero. Twese hasi aho ngaho hari akanimero. Ubonye utanakabonye vuba, iyo ubyanditse muri comment mpita mbibona. Akabenshi ndabizi ko muduhamagara mukabitubwira. Nabyo rero biba bikenewe, no gushyigikira umurimo w'Imana nabyo biba bikenewe. Mujye muwushyigikira. Bagura n'amazi. Nk'iyi misozi tuba twazamutse iba ari imisozi miremire, tuba tuvuye mu bishanga ahantu kure n'ukuri. Ariko wowe ukunda umurimo w'Imana, ukunda kumva washyigikira umuntu akava ku rwego rumwe akashyira ku rundi, iyo ubikoze Imana iguha umugisha cyane rwose. Twebwe ntago yego tuba twabigize ibintu by'intambara, ariko uko biri kose unanshyigikiye ngusabira umugisha, Imana ikaguha. Kandi icyo wakoze Imana ihora ikibuka. Ubwo rero bivuze ngo kureba ibiganiro byacu kandi mukabireba mukabirangiza ni kimwe mu nkunga ikomeye cyane tuba dusaba. Icya kabiri kudusengera nabyo ni indi nkunga ikomeye. Kubisangiza abagenzi banyu nabyo ni indi ikomeye. Hanyuma no kuduha icyashyigikira uyu murimo, amazi, sibyo? Nabyo ni indi nkunga ikomeye. Kandi muri abantu beza, njye ndabizi ko mujya mubikora tutanabibabwiye. Imana ibaho umugisha mwinshi, abantu mujya mwitanga kubw'umurimo w'Imana, Imana ibaho umugisha. Hanyuma rero Mama Queen, gira ikintu ubwira abakunzi bagira Neza TV. Igira Neza TV barabizi ko dukundana cyane. Usanzwe ari Muhoza Divine, ariko tuza kumva irindi hishurirwa rivuga ko Imana ariyo yagize neza, atari Muhoza Divine. Rero kubera ko Imana ifite imbaraga kuruta Divine na Muhoza, ubu cyano yari Muhoza Divine yarahindutse yitwa Igira Neza TV. Twabonye ukuboko kw'Imana igihe cyari kiremereye, tubona ihumure ry'Imana, tubona ubutabazi bw'Imana.
twabonye Imana turi ubuhamya bwigendera. Yego. Rero tubitekereje dusanga ntitukiri abacu ngo twigenge, ahubwo Kristo niwe mugari muri twebwe. Amen. Rero niyo mpamvu twasanze iyerekwa rigari ryagutse ari Igira Neza TV. Hanyuma rero ni karibu muzaze mudusure. Dufite gukora cyane tuvuga Imana kuko nayo ntihwema kutugirira neza. Niba hagera bazakore subscribe, like, share, comment. Hanyuma ubundi dukomeze twibanire. Buri munsi turakora, dukora uko Umwami Imana bishaka, kandi namwe turabakeneye. Mu by'ukuri turabakeneye. Mujye muza kuri IBTV, mutambike hirya kuri Gira Neza, muve kuri Gira Neza mujye kuri IBT. Ni impanga namwe muri kubibona. Ubwo rero Kristo ni mugari muri twebwe, dufite umurimo mwiza mugari wo gukora kugira ngo twamamaze inkuru nziza y'Imana twabonye kutumvanya abandi. Rero ni muri urwo ruhande cyangwa se muri ubwo buryo turi gukora uwo murimo, mu buryo bw'ivugabutumwa, mu ndirimbo, mu ijambo ry'Imana. Hanyuma turabadamu twese turubatse, abakunzi bacu barabizi. Turabasuhuje rero, turabashishikariza kugira ngo akanya gatoya muzajya mugira mujye muza kubana natwe, dutaramane, tuvuge Imana, mutubwire ati uko biri kose mwakora gutya kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke. Nari mbivuzeho ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo uwo nkunda ndamucyaha. Hanyuma Yesu nawe yaravuze ngo nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete abo nibo bazambona. Amen. Ubwo rero utatambitse hirya kuri Igira Neza ntago nakubona. Ubwo nta nubwo waba unkunda. Ubwo rero wowe mushyashya uje hano nawe tuguhaye ikaze kuri izi cano zombi. Hanyuma twifuje kubana nawe ibihe byose, bitaramo tuzadutarama buri munsi, ujye uzadutaramane. Nawe niba hari aho ufite utaramira udusharinge, dukore umurimo twese. Kuko nasomye ijambo ry'Imana avuga ngo intwaro ziratyazanye, impano ziratyazanye. Uvuga ngo iyo uririmbye ngahanura, we akabwiriza, uragasenga, turuzuzanya, hanyuma ubwami bw'Imana bukarushaho kwaguka. Rero muze muzane impano zanyu dufatanye, muzane ibitekerezo byanyu dufatanye. Umurimo w'Imana ni mugari kandi cyane, nta wawushobora ari wenyine. Niyo mpamvu amaboko afatiye hamwe ahuje yakubaka ibintu byinshi, yakubaka inkingi ikomeye, ariko ukuboko kumwe ntacyo twakora. Rero inshuti zacu, bakunzi b'Imana, muzaze tubane, uzane icyo ufite nanjye nzane icyo mfite, hanyuma niturangiza dukora umurimo w'Imana, twagura ubwami bw'Imana mu buryo butandukanye. Hanyuma rero gahunda za Igira Neza TV ni izo ngizo, ni ukwamamaza inkuru nziza twabonye. Yesu yaratuvukiye. Murakoze cyane. Abakeneye akanimero ni 0788 5 6 6 1 8 4 0788 5 6 6 1 8 4. Nta manager ngira ndiyitabira. Ni karibu rero, muzaze dufatanye umurimo w'Imana, duherere hano mu mujyi wa Kigali. Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha mwinshi. Hanyuma reka dusezere abantu. Turabona ikirere kiri kugenda gihinduka, kandi ni ngombwa ko twongera tugakora urugendo dutashye tugiye mu rugo. Imana ibahe umugisha mwinshi. Abantu bo kuri IBTV Rwanda ndabasezeranya yuko umunsi ku munsi tuba turi kumwe nabo. Hanyuma twongere guhura mu gitondo muri Morning Glory. Ego bakomeze bakurikirane ibiganiro byacu cyangwa se indirimbo tubagezaho mu gitondo kare kare saa 2. Wowe washyizeho urasangaho video yo kuramya no guhimbaza Imana, kubera ko twaremewe guhimbaza Imana. Kuri Igira Neza dushyiraho saa 11 za nimugoroba kuri IBT mu gitondo saa 2. Urumva nta igicaniro kiba cyaka. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha mwinshi. Reka dutahe, katuzamuke n'ubundi dukore siporo. Murakoze. Imana ibahe umugisha.